ni wowe mugenga wanjye Yesu, wandindiye ubuzima, nzagusingiza. Ni wowe mugenga wanjye Yesu, wandindiye ubuzima, nzagusingiza. Wabanye nanjye mu bihe byiza no mu bikomeye, unyitaho Yesu. Ni wowe mugenga wanjye Yesu, wandindiye ubuzima, nzagusingiza. Ni wowe mugenga wanjye Yesu, wandindiye ubuzima, nzagusingiza. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Bavandimwe, duhuriye mu gishura cy'umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo, ndabaramukije. Yezu Kristo akuzwe iteka ryose. Dukomeje kumva ubutumwa buri mu gitabo Nabonye Valentina Nyiramukiza abonekerwa i Kibeho kuva 1988 kugeza 1994, cyanditswe na Domenico Makeri. Ibonekerwa turimo twumva muri no minsi ni ryabaye kuri 20 z'ukwa gatatu 1991, Valentina abonekerwa na Nyagasani Yezu. Aho twagarukiye, Valentina yarimo atanga umugisha awuha abantu bari baje muri iryo bonekerwa, hakabaho abo ageraho akabaha umugisha wihariye cyangwa se akabaha ubutumwa bubareba. Valentina kandi yabwiwe yuko bashigaje guhura rimwe gusa ari wo mwaka wari gukurikiraho 1992. Iki ni igice cya 4 cy'iryo bonekerwa twarisomye mu bice bitandukanye. Iki kandi akaba ari nacyo gice cya nyuma cyaryo. Dukomeze twumve ubutumwa burikubiyemo. Nge ubasomera ndi Cesariya Muragiye. Mu gihe Valentina yarimo akoreshwa atanga umugisha, yageze ku mwana we witwa Françoise, amuha umugisha ku buryo budasanzwe, amunywesha amazi inshuro 3 kandi amuvugiraho amasengesho atandukanye, ariyo Ndakuramutsa Mariya, Hubaho Imana Data na Yezu wacu, ariko mu rurimi rw'Igifaransa. Byumvikana ko uwo mwana ashobora kuba ava mu muryango uvuga Igifaransa mu ndimi baba bavuga iwabo. Hanyuma arangije ayo masengesho, asomesha uwo mwana amazi mu kiganza, amuvanamo rinete, amwuhagira mu maso, aramubwira ati, mwana wanjye, wowe wemeye kwibabaza no kwigomwa ukansanga, nkugize umwana wanjye by'ukuri. Urihangane, nguhaye mukuru wawe. Urihangane usenge n'umutima wawe wose n'imbaraga zawe zose. Urumvira ababyeyi kandi ujye wizera Nyagasani Imana yawe. Usenge ubishishikariye, ubishaka kandi ubikunze. Nzaguha mu byo ushaka, nunansaba nzaguha. Priez toujours. Hagati aho na nyina w'umwana yari yamuje iruhande, nawe amusomya ku mazi aragotomera, nawe amwuhagira mu maso. Ati, nk'uko navuze ngo mubyeyi dore umwana, nabibwiraga Jean Baptiste. Ndongera mbwira mama nti, mubyeyi dore umwana, mwana dore nyoko. Mubyeyi, uyu ni umwana wawe. Ibyo wari ufite mu mutima
uri kwibaza ngo abana nabwiwe ni abahe? Ni abana wabyaye harimo n'uyu. Nibo nakubwiraga ngo abana bawe. Undi nakubwiraga n'uyu. Ntuzongere gutekereza ngo wibaze byinshi. Ni uwuhe? Ni uwuhe? Niyo mpamvu nabikubwiye mu marenga. Nagira ngo ushishoze ushire impumu, none mbonye uyu munsi ari ngombwa kugira ngo ngusubize igisubizo cyawe nk'uko wari ugifite ku mutima wawe. Urigisha abana gusenga, ubigisha imigenzo myiza, ubatoze gufasha abakene, kwitangira abandi. Nawe kandi nubabara uzihangane. Nta kiba ntakiruzi. Urihangane n'umutima wawe wose. Urihangane, sinzagutererana. Uko nabikubwiye nzagukunda. Uzasenge n'umutima wawe, ushishoze kandi usabe imbaraga n'urumuri. Umwana nakuragije ntazazimire kuko nzamukubaza, haba ubu haba kera. Ni uwawe. Nzamukoherereza nk'uko wabyifuje mu mutima wawe. Ku itariki ya 20 z'ukwa 4. Nzamukoherereza umubaze icyo ushaka, umubwire icyo utekereza, ibindi nzabikubwira hanyuma. Imana nisingizwe mu ijuru, munsi abitonda bahorana amahoro. Amaze kubwirwa mu magambo, Valentina yanyoye ku mazi yo mu gicuma, aha na Françoise aranywa, anywesha uwo mwana we, basangira batyo uko ari batatu. Valentina ahera ko aririmba ati, umwana muto, umwana wese agira intege nke, tebuka bwangu undamire Mariya. Ko ngufite mfite byose, ko ngufite mfite amahoro, ko ngufite mfite urukundo Mariya. Arangije iyo ndirimbo asuka amazi ku rushyi, yongera guha umwana na nyina. Ati, mwana wanjye, ibi ngukoreye kuri iyi tariki, iyo ubutaha ntuzaba uhari. Nicyo kimenyetso nkweretse, kugira ngo utazajyana ingingimira. Icyo uzansaba kuri uwo munsi nzakiguha, kandi nzaba ndi kumwe nawe. Nyuma y'ayo magambo yahesheje Gatera amazi ku rushyi, aratambuka agana Kalisa w'Icyangugu. Amusomye amazi, amuramburaho ikiganza. Ati, mwana wanjye, we wavuye kure cyane unsanga, waje ufite inyota. Niyo mpamvu nanjye nyikumaze. Wigomwe byinshi, uhura na byinshi mu nzira. Uva kure cyane, urigomwa. Ibyo watekerezaga wumvise ni ibinyoma. Humura mwana wanjye, ndi kumwe nawe, ntacyo uzabura. Aracyari mushiki wawe. Aratambuka asanga Shumbusho, nawe wari wabanje kubonekerwa. Amwuhagira mu maso, aritaba ati, karame, nteze amatwi. Amuramburiraho ibiganza ati, mwana wanjye, ndagukunda. Senga, ushishoze, usabe, ushire impumu. Tekereza ibiri inyuma, hirya no hino, hanyuma igisubizo uzakibona. Ahera ko aririmba indirimbo isanzwe iririmbwa na Shumbusho uwo. Mu mabonekerwa ye ati, ndi umuja wawe, nkaba umuja wawe Bikira Mariya, udutere umwete wo kukuyoboka. Asomya ku mazi, umugore witwa Skora wo mu rugo Shumbusho yari yaturutsemo i Kigali azi Kibeho. Asanga Yozefa, amusomya ku mazi inshuro 3 mu kiganza. Noneho amuhesha agacuma, arangije amwuhagira ku nda. Ati, mwana wanjye, humura ntacyo uzaba, sinzagutererana, uri uwanjye pe. Uzansabe nzaguha, kandi na bya bindi, na wa wundi, na hahandi ni kwa kundi. Yozefa arishima cyane, ati, sinari nzi ko Yezu akinyibuka. Valentina wakomeza gutanga umugisha, aha amazi Claudine aranywa. Claudine uwo ni undi mugore w'umusirikare w'aho Shumbusho yari yaturutse ajya i Kigali uwo munsi. Ahera ko aririmba
ati mariya we warahiriwe wabaye mu gitekerezo cy'Imana, duhe twese abana bawe kukubera indabo nziza mubyeyi. Ntiyagira igitera akurikizaho, ahubwo aratambuka aha amazi uwitwa mama Ana, ati mwana wanjye ndakuzi nkurikira, ariko uzasabe ubushishozi muri byose, kandi koko urakomere, intego ni imwe. Imana yamuhaye byinshi, yamugize umunyamabanga, n'umubyeyi ugabire iteka. Yesu Kristo turi indabo za Mariya, turi indabo zawe mubyeyi, kuko Mariya warahiriwe, wowe wahoze mu gitekerezo cy'Imana, turi twese abana bawe, kukubera indabo nziza mubyeyi, turi twese abana bawe, kukubera indabo nziza mubyeyi. Noneho asanga Yozefu kuraza kubone, amuha amazi ku kiganza, ati mwana wanjye uko wankunze nuko wanyakiriye ndabigushimiye, urirengagize rubanda ubihorere ushishoze, ukuri uzakubona. Nongeye kukubwira ko nzabaragira wowe n'umuryango wawe nimukomeza kunyeragiza, nimusaba kandi nzabaha. Imana nisingizwe mu ijuru, munsi abitonda bahorana amahoro. Asanga noneho umugore wa Damaseni, amuhesha amazi igicuma, amuramburiraho ikiganza, ati mwana wanjye ibyo wahuye nabyo ndabizi, urihangane, ntuzamere nk'aba bantu bategwa na gato bakagwa, uzakomere gusa, umenye wibuke ko uri uwanjye wese ahura n'ibizazane, kandi igihe nikigera nzakora ugushaka kwanjye. Uzihangane n'umutima wawe wose, maze abakubyinira mu maso bishimye uzavuga uti nyagasani uri umwungeri wanjye, wongere uvuga uti ndi umuja wawe, ngenza uko ushaka. Wongere uvuga uti inzira ya Yezu ni imwe, ni ukubabara. Uramenye kandi mwana wanjye, ntihazagire ikizagushavuza, kuko nzakumara intimba n'agahinda. Asanga uwitwa turi mu bakunzi Eliyazari wari waturutse i Kigali ku maguru wenyine, amusomya ku mazi, ati mwana wanjye wowe wemeye kwigomwa ukagenda n'amaguru nsanga ukinzira wenyine, burya twari kumwe. Hamwe wageze ugahagarara gato narakubonaga, burya narebye kugira icyo nkubwira nsanga naba nkabije. Nari ndi kumwe nawe aho wari hose kugeza ugeze hano. Imana nisingizwe mu ijuru, munsi abitonda bahorana amahoro. Aririmba agira ati singizwe uhoraho, uri mwiza rwose, kuko urukundo rwe ruhoraho iteka. Noneho agera aho Sezariya ari, amusomya ku mazi ntiyagira icyo avuga. Asomya na Karisa na Viyani na Andreya bose ku rushyi, agenda yihuta akoresha ibimenyetso yikiriza ibyo abwirwa, ati ndagira vuba vuba, hanyuma nzirangize nze tuganire, sibyo? Oya, ndagira vuba vuba cyane, hanyuma nze tuganire. Ubwo afata akajerekani k'amazi agabaniriza muri ka gacuma, asubiza ku cyo abwiwe, ati ariko wowe waba utariye ukajya gukora akazi nk'aka ngaka? Amanuka kuri podiyumu ajya mu bantu kubatera amazi, agaruka kuri podiyumu 2:00. Ahageze asubiza ku cyo abwiwe, atoya ndikumva naniwe cyane. Abana bawe nabahe? Hose naharangije. Ubuse koko ndabishobora? Reka ngende.
nubwo wabonaga ananiwe cyane yarumviye, afata akajerekani k'amazi afata n'akandi atumanukana twombi. Ubwo yahereye ko ajya aho abanyeshuri b'ikibeho bari mu nzu bariramo, bari ku meza abaha umugisha. Arangije agaruka kuri podiyumu bimaze kuba 2:30. Ahageze abwira umubonekera ati ariko muranduhije, ubu nananiwe ndenda gupfa. Ariruhutsa atuze ukuntu unaniwe. Ndi guhagarara nkitega nizere ko ndangije. Ubwo nanjye aza nsanga, uwo ni Dominiko Makeri wivuga, ampa amazi mu gacuma ndanywa, andamburiraho ikiganza ati mwana wanjye wabaye intwari ntiwumva amagambo, urakomera uratsinda, n'urundi rugamba uzarutsinda. None uzasabe ubushishozi, usabe urumuri rwongere ku byo ufite, nzagufasha. Imana nisingizwe mu ijuru, munsi abitonda bahorana amahoro. Nyuma y'uwo mugisha nahawe mperuka abandi, Valentina yasubije amajerekani mu mwanya wayo, afata imwe nini agabaniriza amazi yayo mu ntoya yari yakoresheje atanga umugisha. Arangiza ubona ananiwe cyane adandabirana atari ko papa dananiwe, noneho atari byo kwigirira, ngeze aho umwana yifuza nyina. Asubiza ku cyo abwiwe ati wamumpa se, sinaba ngize Imana? Tubyihorereye, ntawe utetera mu muruho. Ariruhutsa ati ngaho mbwira ibyo ushaka byose. Atega amatwi maze avugisha ijwi rikomeye ati bana banjye naberetse mwarebye, muramenye ntimukiteranye ibintu n'ibindi. Bana banjye ndabamenyesha ko ku itariki ya 20 z'ukwa gatatu muri 1992 aribwo bwa nyuma na nyuma nzigaragariza uwo nagize igikoresho cyanjye, ariko ku buryo bitazambuza kumubabaza, bitazamubuza gusiba, bitazamubuza gukora icyo mushakaho. Nongeye kubinginga ntimuzongereho cyangwa ngo mugabanure. Nizere ko n'abari bafite intimba, abari bafite agahinda, abari bafite ubwoba mwishiriye amatsiko. Sinkoze isoni n'ukuri. Erega abana banjye nimuze, nimunsange rwose mfite impuhwe. Nabanga ngakunda nde? Naje mbasanga nzi ko muri abanyabyaha. Nabigizayo se nkabaha nde? Nkazabasigira nde? Abatumye batatumikiwe ntimuzabaze ibisubizo. Ibisubizo muzabibaza ubutaha, nyuko nabasubiza, kuko njye nta gihe mfite byinshi nibereyemo. Ibyo by'ubutumwa ndabibona nkabireba, n'ubu nabaha ibisubizo, ariko nta mwanya mfite. Muramenye ntimuze kwinuba cyangwa se ngo nimuhura n'akantu gatoya musakuze ngo Yezu yabatereranye. Uri uwanjye utazababara ninde? Utazababara ntaho tuzaba duhuriye, utazatotezwa ntaho tuzaba tugihuriye. Bagabo muramenye, namwe bagore bana murumvire, muritonde basore n'inkumi. Erega ndavuga ntaruka kuko ndagiye. Shuri ryanjye, gicumbi cyanjye, murahumure, nta kizabatera ubwoba, nta kizabahungabanya. Mujye mwibuka ya ndirimbo ngo ikibeho mu ishuri ryanjye. Ahera katera igitero cyayo ati ni wowe wibyariye Jambo, wamubyariye Betelehemu, nibyo waje kutwigishiriza ikibeho mu ishuri ryawe. Dusingize umubyeyi wacu watorewe kubyara Jambo, tumushime tunamurate, arakabaho
bose, abafurere n'ababikira batagufite bashobora iki? Ni wowe bakesha ubutwari. Dusingize umubyeyi wacu Mariya, watorewe kubyara Jambo, tumushime tunamurate, arakaba arakarama. Amaze kuririmba atega amatwi umwanya, maze avuga nk'utumwe ku bari aho ati, muramenye ntihazagire ubona umwana wanjye asonzera ku nzira ngo abure kumuha icyo kunywa n'icyo kurya. Muramenye koko ntibizabe umugani ngo hazabura n'umuha yo kunywa, kandi bizabaho ndabibona. Ubwo ndaribibiye. Valentina abaza kuki abwiwe nk'aho atumvise neza, arasubiza atoya, ni imigani niciraga. Ubwo uzi abantu binaha, ariko u Rwanda ni rwiza niba barutuye bataruhindanyaga, naho ubundi hari amahoro. Kereka kagahwituzi kaje gutya, none se tuyobewe ko uhatubereye? Nibavuga ngo urutare ni Yezu, ahera akaririmba ati, urutare ni Yezu urutare, urutare ni Yezu urutare. Ikibeho urutare ni Yezu urutare, urutare ni Yezu. Ibutare urutare ni Yezu urutare, urutare ni Yezu. Igitarama urutare ni Yezu urutare, urutare ni Yezu. Ikigali urutare ni Yezu urutare, urutare ni Yezu. Mu Ruhengeri urutare ni Yezu urutare, urutare ni Yezu. Igitarama urutare ni Yezu urutare, urutare ni Yezu. Ati Karame. I Nyagatare urutare ni Yezu urutare, urutare ni Yezu. Mu Mutara urutare ni Yezu urutare, urutare ni Yezu. I Muvumba urutare ni Yezu urutare, urutare ni Yezu. Yezu ahari, urutare ni Yezu urutare, urutare ni Yezu. I Cyangugu urutare ni Yezu. I Gisenyi urutare ni Yezu. Nimuhumure urutare ni Yezu urutare, turi kumwe, urutare ni Yezu urutare. Ku Gikongoro urutare ni Yezu urutare, urutare ni Yezu urutare. Rubyiruko urutare ni Yezu urutare, urutare ni Yezu. Mu Buziki urutare ni Yezu urutare, turi kumwe, urutare ni Yezu urutare. Valentina amaze gutera ibyo bitero byose abwira uwo bari kumwe ati, iyo narinzi ko ari twebwe tuyizi twenyine. Aritaba ati Karame. Yongera gutera ati, abatotezwa urutare ni Yezu urutare, urutare ni Yezu urutare. Abitwa abasazi urutare ni Yezu, nimubyemere urutare ni Yezu urutare. Turi kumwe, urutare ni Yezu urutare, urutare ni Yezu urutare. Yezu we, urutare ni Yezu urutare, udukomeze, urutare ni Yezu urutare. Amaze kongeraho ibyo bitero, atuza ukuntu iyo ndirimbo nyikunda, njya nyiririmba njyenyine, nkicara
nkumva ibiruru biraje nkayihanika pe, uzagire rimwe ndi nko mu rugo njyenyine maze uze wumve. Mba navuze njya nivugisha nkanisubiza nkavuga nti ariko uriya muntu ibi n'ibi buriya ashaka iki? Ubwo nkongera nkisubiza ariko ntacyo, nkagira ngo ndi umusazi ahubwo. Asubiza ku cyo abwiwe atariko ye, none se wowe urabiyobewe? Atega amatwi avuga ibyo atumwe, ati bana banjye ndikubuye ubu natinze, mfite akazi kenshi. Valentine aramubwira ati ariko ako kazi kadashira, yewe umenya namwe mukora ko buretwa, none se twebwe turakora. Nk'ubu rero yifitiye ibyo kurya yinywera, tumeze neza, tubuze iki se? Ubundi ahasigaye tukajya ku meza tukanegurana. Asubiza ku byo abwiwe ati ubwo se wowe na mama wawe muricara mukavugana? Tekereza umuntu nkawe agiye hamwe na nyina bakavugana, yaguseka, wamwita indondogozi nawe akakwita yewe wangeze iwanyu ngo nicare hamwe naho muri kurya ndebe ibyo murya. Atega amatwi umwanya ati bana banjye mutega amatwi mbahe ikibakomeza muri iri joro n'indi minsi tutazaba turi kumwe. Abajarajara nimuhaguruke mwumve neza, udafite kwakira ntampfane. Mfite ukuboko gutanga, mufite ukwakira. Mfite umutima ugira impuhwe, mufite ugirirwa impuhwe. None mbahaye ingabire y'ubusabane ku Mana ababishaka. Mbahaye icyubahiro cya Nyagasani mu babishaka. Mbahaye urukundo mu babishaka. Mbahaye ubushishozi mu babishaka. Shuri ryanjye gicumbi cyanjye, bashiki banjye shuri ryanjye, gicumbi cyanjye bashiki banjye, mbahaye ubusabane, mbahaye urugwiro, mbahaye ingabire y'icyubahiro cya Nyagasani, mbahaye Roho Mutagatifu ngo abakoreshe, mbahaye urumuri ruzabamurikira igihe cyose muzabishaka mu babishaka. Ibyo byose mbahaye nagiye gerekaho mu babishaka. Hagati yaho hari ikintu, simpatira n'ubishaka. Hari ba rutare, hari ba mutima idaseserezwa. Shuri ryanjye bana banjye, gicumbi cyanjye bashiki banjye, mbifurije amahoro, mbifurije gutsinda, mbifurije kumvira. Barezi banjye muranderere sinzabagaye. Valentine aritaba ati karame. Atega amatwi akanya, aratumika ati amagambo yanjye nayo, ahasigaye ndatashye. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Ngwino Roho Mutagatifu. Arakomeza icyo gihe isengesho ryavuzwe na bose. Valentine avuga ibyo atumwe ati mutege amatwi mbaterere. Noneho ubwo arikiriza ati na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka, bubahwe n'ubu n'iteka ryose, amina. Yongera kwikiriza ati na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka, bubahwe n'ubu n'iteka ryose, amina. Nyagasani ibyaha nakugiriye byose ndabyanze, kuko binteranya nawe. Arakomeza. Iryo sengesho rirangiye ati murihangane, imbeho ni nyinshi, inzira ni yose, umunsi umwe ntubica, kandi kuko hariho n'igihe bizabura. Muramenye turaba turi kumwe, ndabafasha, turi burarane kugeza bukeye.
ntimuri bumbone, nta n'uwo mbatumaho, ndaba mpibereye gusa. Valentina yikiza isengesho aterewe, ati wuzuye inema urana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Ararikomeza yongera kwikiriza aterewe, ati tubabarire ibyaha byacu kandi uturinde umuriro w'iteka. Arakomeza rirangiye ati Mana y'urukundo n'amahoro, abatwanga bose ubakize ibyaha byabo byose, ariko natwe uturinde imitego yabo ukomeje, kubwa Yezu Kristo umwami wacu. Amina. Atera irindi ati Mana uhoraho ugahanga byose, ni wowe ukiza iteka abakwemera. Turatakambira abawe barwaye kugira ngo bagirire impuhwe, maze nibamara gukira bazabone gushimira mu kiliziya yawe, kubwa Yezu Kristo umwami wacu. Amina. Ati ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Ati muramuke papa, ijoro ryiza. Ubwo byari bimaze kuba 2:48, ibonekerwa rirangira rityo. Valentina ntitura hasi, ahubwo arinanura cyane, ubona atazi yari, nta n'intege. Amaze gushira iroro arataha. Bavandimwe turi kumwe kuri uyu murongo nyir'ukuri, iryo ryari ibonekerwa rya Valentina ryabaye kuri 20 z'ukwezi kwa gatatu 1991, rikaba rirangiriye ahangaha. Ubutaha tukazabasomera ibonekerwa ryakurikiyeho, ari ryo ryo kuri 15 z'ukwa gatanu 1991, Valentina abonekerwa n'umubyeyi Bikira Mariya. Murakoze kandi mugire amahoro ya Kristo. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Yesu rutare twubatseho, nawe imivu yatemba turashikamye. Yesu rutare twubatseho, naho imivu yatemba turashikamye. Ni Yesu, Yesu rutare twubatseho, nawe imivu yatemba turashikamye. Ni Yesu, Yesu